muraho bwoko bw'Imana aho muherereye hose ku migabane yose y'isi, kandi twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amagambo y'Imana tugiye kuganira, mbere reka mbanze mbibwire amazina yanje nitwa Kajabika Andrea, sengera muri ADPR mu Rwanda, ku itorero rya iryo bita Nyarugenge mu mujyi hagati. Aho ngaho niho nkorera umurimo w'Imana nk'umudiyakoni, ndi n'umuririmbyi. Hanyuma rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana uko nshobojwe n'Imana. Turaganira kandi ngira ngo sibwo bwa mbere mwumva ijwi ryanje, ariko ndifuza yuko uyu munsi tugiye kuganira amagambo afite umumaro mwinshi. Ndifuza yuko uyumva kandi akugwe neza kandi agira icyo akumara mu buzima bwawe. Kadusenga Imana. Mana, turagushimiye kuko uduhaye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe riratunganya, ijambo ryawe ridukura ahantu habi rikadushira mu bushake bwawe. Emera kubana nanjye, emera kubana n'abantu bose bagiye kunyumva aya masaha. Umugisha wawe ubane nanjye kandi ubuntu bwawe bane nanjye, mu izina rya Yesu nzambaje, amen. Tugiye gusoma amagambo y'Imana aboneka hano mu gitabo cy'Abaheburayo. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ni ibice 11, umurongo waho wa 13 turagera ku murongo wa 16. Haravuga ngo abo bose bapfuye bacizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira bakavuga ko ari abashitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baberekana yuko bashaka gakondo. Iyo barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha ico gihugu kuba ciza, ariyo yo mu ijuru. Ico gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Twongere dusome andi magambo aboneka hano mu rwandiko Paulo yandikiye Abikolosayi. Abikolosayi ni ibice 3, umurongo waho n'uwa mbere. Haragira hati: nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekana, natwe tuzerekana, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurigira no kurarikira, n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwa Mana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira, kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. Amen. Aya magambo niyo nifuje ko tuganira, amagambo meza y'Imana. Hariho umuririmbyi wavuze aravuga ngo mbwira amagambo ya Yesu, ngo mbwire n'ibyo yankoreye, ngo undirimbire zaburi ngo iruta izindi zose. Nanje muri uyu mwanya ndashaka kubaririmbira muri aya magambo indirimbo ivuga ngo dutumbire gakondo yo mu ijuru. Gakondo, gutumbira gakondo yo mu ijuru ni umurwa wera w'Imana. Iyo mvuze ijuru numva mfite ibyishimo byinshi, kuko ijuru turarivuga ariko ntiturarigeramo, ariko turarikumbura. Bibiliya yatubwiye ngo Abisirayeli cyangwa se abantu b'Imana, nari mvuze Abisirayeli, nari ngiye mu isezerano rya kera, ndabibuka bariya ba Eliya bakumbuye kuva mu mubiri. Imana ibanza kubakoresha ibindi bintu by'ubutwari, ariko Imana iza kumuhemba ijuru,
amubwira ati noneho itegure kuko ibyo nakubwiye gukora byose wabikoze. Imana ntiyemera yuko iwe apfa uru rupfu rusanzwe. Imana iramwimura, haza amagare avuye mu ijuru. Imana iramwimura agenda muri serwakira. Bari kumwe n'umugabo witwa Elisa, niwe wasigaranye impano y'ubuhanuzi, ariko ajya mu ijuru. Kuva icyo gihe Eliya ntaragaruka, usibye umunsi umwe ku bantu bari bagiye mu masengesho ku musozi wera, niko bitubwira, niho yasubiye kandi kugaragara, ariko nta wundi munsi turabona Eliya. Uwo munsi ngo Yesu yazamukanye abigishwa be batatu, uwitwa Yakobo na Yohana na Petero, ngo bageze mu mpinga y'umusozi, ngo imyenda y'irabarabagirana rwose, kandi ngo nta mumeshi wo mu isi ushobora kweza bene uko kuntu. Ngo bagiye kwitegereza babona ngo Eliya na Mose bari aho ngaho, ngo batangira kuvugana na Yesu. Petero aravuga ngo reka nce ingando eshatu, imwe yawe, indi ya Eliya, indi ya Mose, twigumire kuri uyu musozi. Ariko nta bundi turongera kumva Eliya ahantu yagaragaye ku isi. Ni ukuvuga ngo yagiye mu gihugu cyo mu ijuru. Icyo nakubwira ni uko iyi si tuyirimo, ariko iyi si tuyibayemo ni igihe gitoya tukayivamo. Iyo usomye hariya mu gitabo cy'Abafilipi ibice 3:20 bavuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Ndashaka yuko tuganira aya magambo mu buryo bwimbitse, ariko mu buryo bwimbitse icyo nshatse kuvuga ni uko tuyumva mu buryo budasanzwe. Twasomye amagambo byatubwiye ngo abo bose bapfuye bacizera ni bande? Ni Aburahamu. Aburahamu yarapfuye, Isaka yarapfuye, Yakobo yarapfuye, Yosefu yarapfuye, Sara yarapfuye, n'abandi ba Nowa barapfuye. Ariko bire yatubwiye ngo abo bose bapfuye bacizera, batarahabwa ibyasezeranijwe. Hari ibintu Imana yari yarabasezeranije, ariko yari itarabibaha. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo bapfanye kwizera. Uyu mutwe w'amagambo navuze ngo gutumbira gakondo yo mu ijuru. Hariho gakondo y'umuntu ku giti cye, hariho gakondo zitandukanye, hariho gakondo ya hano mu isi. Gakondo yawe ni parcelle yawe, ni hariya utuye, ni mu gikingi cyawe, ni iparcelle yawe, ubifitiye ibyangombwa, ubifitiye fishe yabyo cyangwa se impapuro z'ubutaka. Iyo ni gakondo. Ariko abagabo, reka mvuge ku mugabo umwe witwa Aburahamu ngo yabonye uyu mudugudu wo mu ijuru, yabonye iki gihugu cyo mu ijuru tuvuga gakondo. Hariho gakondo yabera, niyo tuvuga ijuru. Iyi ni isi, ariko hari ijuru, kandi iri juru hari abarituyemo, rituwe n'abantu umuntu adashobora kubara, ariko birizivuga ngo nabera batabarika. Bibiliya iratubwira ngo Aburahamu amaze ngo kubona uwo mudugudu yawubonye ate? Nicyo shaka kuvuga, ni gute yabonye ijuru akiri muri uyu mubiri? Ijambo rya mbere yarizeye. Iri jambo ryitwa kwizera ni ijambo rikomeye cyane. Gutumbira nuko umuntu aba afite amaso yombi. Kugira ngo urebe neza ukwiye kugira amaso abiri, ariko aya maso abiri nayagereranije no kwizera hamwe n'ibyiringiro. Umuntu wese uzataha ruriya rurembo agira kwizera. Hariho umurinzi wavuze aravuga ngo iyo ndebesheje ukwizera nezererwa umukiza wanjye. Hari amaso yo kwizera abaho, umuntu agatumbira akizera ukoresheje ijisho ryitwa kwizera. Hari andi maso tuvuga ijisho ryitwa ibyiringiro. Hari umurinzi wa 45 mu ndirimbo
z'agakiza. Yaravuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, ngo mfite umugabane mu ijuru. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite ibyiringiro n'ibikurura bikakwereka aho uzajya. Kwizera niko kuraguhamiriza kukakubwira ngo ibyo wiringiye birahari, ibyo wiringiye, ibyo wiringiye birahari. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwacu dukwiriye kugira aya maso yombi yitwa kwizera no kwiringira, kugira ngo ibi bintu bidufashe iki. Hariho umwanditsi wavuze ari we Yeremiya yango n'ibice 17 umurongo waho wa 5 wa 6 wa 7 wa 8 gutya uzasanga ayo magambo. Biravuga ngo hahirwa ngo uwizera Uwiteka akamubera ngo ibyiringiro. Uwo muntu ngo azawana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo kizacera imbuto zacu mu gihe cyose, ngo ntikizatinya umwaka wacanyemo amapfa. Ni gute bigenda? Iyo umuntu afite kwizera ahagarara ku isi akareba ijuru. Iyo umuntu afite ibyiringiro ahagarara mu isi akareba igihugu cyo mu ijuru. Rero ni gute dukwiye kubikora? Nuko ijambo rya mbere uhamagariwe kwizera. Warangiza kwizera ukiringira Imana yawe, kuko nibyo bizaguhesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndavuze ngo ntibishoboka yuko umuntu udafite kwizera ashobora kunezeza Imana. Abaheburayo 11 umurongo wa 5 ngira ngo biravuga ngo ntibishoboka. Nta umuntu udafite kwizera ntashobora kunezeza Imana. Ariko umuntu ufite kwizera ngo yavuye mu rupfu ngo agera mu bugingo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yusomye Yohana ubutumwa 3:16 uravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo uzatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo umuntu yizeye ahita agabana ubugingo buhoraho. Kindi nababwira igituma dukwiye gutumbira gakondo yo mu ijuru. Erega niho iwacu niho twateguriwe. Yesu mu bice 14 Yohana yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hariho amazu menshi, iyo abatarahari mbabwiye, ariko ubwo ngiye kubategura hanyu nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Haleluya, haleluya. Imana idufashe tuzabane n'Imana. Niho imuhira, niho iwacu, aho hera, aho Imana iri niho iwacu. Naho twebwe ahangaha mwisi turabashitsi, mwisi si iwacu. Mwisi niyo mpamvu kubitwa, niyo mpamvu totezwa, niyo mpamvu wimwa uburenganzira bwawe, nuko utaragera iwanyu, nuko utaragera mu ijuru. Ariko mwene data ndagusaba kugira ngo umenye yuko utari umuturage w'isi, uri umuturage w'ijuru. Nubwo tugenda mu buryo bw'abantu, nubwo turyama tukanywa tukarya nk'abandi, ariko Bibiliya yatubwiye neza, yatubwiye ko iwacu ari mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru. Nagiye nkiga ndi kure y'iwacu mu rugo, ariko hageraga igihe kimwe nubwo nari muri kaminuza nkumva nkumbuye mu rugo cyane, nkumva nakumbuye cyane. Kibuka imisozi y'iwacu aho twari dutuye, kibuka ubutunzi, kibuka abana, kibuka madamu, kibuka abaturanyi, nkumva nabakumbuye. Natwe hari ikintu kiza gikubita ku mitima yacu, nuko dukumbuye Imana data, dukumbuye Yesu tuganira nawe ariko mu birorirori, tuganira nawe ari kure, ari inyuma y'inkike, ari mu ijuru, ariko akavuga ngo ubwo nzerekanwa niho tuzarebana neza, niho muzashira urukumbuzi. Icyo mbabwira, ijambo rya mbere ni muhira, ijambo rya kabiri niho Imana iri. Iyi Imana twizeye niho ituye. Yesu niho aba, n'umwuka wera, ni mu cicaro, ni mu murwa. Haleluya, n'umurwa wera w'Imana, n'umurwa ubamwo abera.
ikindi tuzasangayo hariho abera batabarika, abatubanjirije, bariya ba Aburahamu, bariya ba Enoki, bariya ba Eliya, bariya ba Yobu, bariya ba Daniyeli, abo bariya ba Pawulo, bariya bose ba Sitefano bicishijwe amabuye, bariya ba Polikarpe n'abandi bera benshi, niho tuzabasanga. Hanyuma nitugerayo bizaba bimeze gute? Jambo rya mbere, tuzaruhuka intambara zose twahuye nazo, niho tuziruhutsa. Hari umurinzi wavuze, aravuga ngo tuziruhutsa tugeze mu ijuru, aravuga ngo haleluya iteka ryose. Ni ukuvuga ngo tuzatera haleluya izamara iteka ryose, tuzahorana za haleluya ku buryo zidacika. Ikindi, tuzasiga ibyaha na Satani. Impamvu turuha, impamvu ducogora, impamvu duhura n'ibibazo, Satani tuzamusiga. Icyo gihe Satani azaba yarajugunywe mu nyanja yaka umuriro. Icyo gihe nta byaha tuzongera kandi gukora, kuko uwadutezaga ibyaha ari Satani. Reka nkubwire bitazaboneka mu ijuru. Ijambo rya mbere, nta marira abayo, ntayo uzasanga. Abaho bose baguwe neza, nta marira abayo. Ikindi, nta byago bibayo. Aya matangazo tuzatwumva buri munsi ngo twagize ibyago, nta byago bibayo. Ikindi, nta kuboroga kuzabayo. Kuboroga, abantu barakubitwa, abantu bakaboroga, abantu bakarengana, nta muborogo ubayo. Ikindi, nta rupfu rubayo. Urupfu ntabwo ruzinjira muri uwo murwa. Uzagenda ibirometero byose bigize ijuru, nta mva n'imwe uzasanga mu bwami bwo mu ijuru. Biravuga ngo ni ijuru ritekanye, ni ijuru riba mu ubuzima bw'iteka, nta rupfu rubayo. Ikindi, nta gutaka. Ugutaka, abantu barataka, bararibwa, indwara zibamereye nabi, abandi bakarengana, bagakubitwa, bagataka, ariko ngo nta gutaka kubayo. Ikindi, nta rukumbuzi. Ntabwo uzakumbura kandi, kuko abo wakumbura uzaba warababonye. Abandi bazaba barananiwe bakajanwa Gehinomu, ushobora kubakumbura, kuko abo uzahazwa n'ubwiza bwabo uzasanga, n'ubwiza bwa Kristo uzaguhaza. Ikindi, nta rungu ribayo. Ushobora kuba uri mu irungu, ariko ntuzasanga irungu. Ni ahantu hari umudendezo mwinshi cyane, ahantu uzasanga aba friends benshi, abakwangirije mu bwami bwo mu ijuru. Ikindi, nta cokere kibayo. Hari abantu baba mu bihugu bya Sahara, cyangwa se haruguru ya Sahara, ugasanga bafite icyokere cyinshi. Aho hantu nta cokere kizabayo. Hariho bamwe baza bapfa bazize icokere, ubushyuhe ntabwo bubayo. Ahandi, nta mbeho ibayo, za barafu zisha abantu. Ikindi, nta ndwara ziba muri uwo murwa, nta n'ibitaro uzahasanga bibayo, nta n'abaganga babayo ngo bicare ngo bavure abarwayi, nta ndwara zizagerayo. Nta joro, ni ahantu hahora amanywa y'iteka ryose. N'ibindi twavuga. Muri ubwo rurembo ndakwifuriza kuzajyayo. Tumbira gakondo, tuzahurireyo. Ntabwo tuzi umunsi kandi ntabwo tuzi n'isaha, ariko icyo nzi ni uko tuzava kuri iyi si tugasiga umuruho. Umuririmbyi wakora indirimbo ngo yitwa Hoziyana, hari indirimbo turirimba ngo tuzagira amahoro yomboka nk'uruzi, amahoro atemba, amahoro meza. Hari umuririmbyi w'120 ngira ngo na rimwe mu ndirimbo zo gushimisha yaravuze ngo twe nabera bose tuzacuranga inanga, ngo turirimbire umwami Yesu, tuanywere n'amazi y'uruzi rwiza, ngo dusize urupfu n'agahinda. Ikindi, tuzabana n'Imana iteka. Iyo usomye hariya mu gitabo cye byahishuwe ibice 21, umurongo waho wa 3, biravuga ngo numva ijwi rivugira aho hantu, ngo rirambwira riti, reka tuhasome tuharangiza, hanyuma tubone gusenga Imana. Ku murongo wa 3 biravuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo.
nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Yicaye kuri ya ntebe iravuga iti dore zose ndabihindura bisha, kandi iti andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi iti birarangiye, nije Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo, unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Amen. Aya magambo niyo nsohojeho, bivuga ngo Imana niyo Alpha kandi ni nayo Omega. Ni ukuvuga ngo Imana izahindura ibintu byose kuba bishya. Ijuru rya mbere rizaba ritakiriho, n'isi ya mbere bizaba bitakiriho, ariko iyo gakondo mbabwira ngo dutumbire iyo gakondo, nuko hazaba ari ibintu Imana ifunukuye, Imana izanye bishyashya kugira ngo tube mu gukiranuka kw'Imana. Ikindi nababwira, aba batubanjirije ngo barabirebaga ngo bigatuma biyibagirwa. Bamwe baciwe ibihanga bagitumbira ijuru, abandi ngo bicishwa inkoni, abandi ngo bicwa n'intare, bicwa n'inyamaswa, ngo bakazerera mu bihanamanga, mu mavumo, ngo bambaye impu z'intama n'izihene. Ariko ngo abo bose banyuze muri iyo nzira bashaka ijuru. Reka nkubwire, mu gihe cyo gushaka ijuru no gukenera kuzajyayo uzahura n'ibibazo, ariko tugacogore mwene data, tugacogore. Ariko biravuga ngo abo bose bamaze ngo gupfa, ngo Imana ngo ntiyabahaye ibyasezeranijwe, ngo ahubwo ngo yarababwiye ngo nimurindire bagenzi banyu bakiri mu nzira bakiza, namwe nzabahere hamwe. Imana ni igitangaza. Iyo jambo rizari rinezeza cyane. Ahari ni ukugira ngo tutazavuga ngo ariko ngo wahaye runaka ngo biruta, ariko Imana irateguye umunsi tuzagerayo twese izabiduhera icyarimwe. Rero tegerezanya amatsiko iryo juru uritumbire, ariko kugira ngo uritumbire hari ijambo twasomye mu Baheburayo, riravuga ngo nuko mwiyambure ibintu byitwa ingeso mbi, ubusambanyi, ubuhehesi, ibyo bintu byose ngo ntibikavugwe muri mwe, ureke icyaha kugira ngo uzagere mu ijuru. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana ibane nawe. Ibyaha nta bizagera mu ijuru, ntabyo rwose. Abahehesi, abasambanyi, abarozi, abicanyi, abasenga ibishushanyo, abakunda kubesha bakabikora, abantu babibyi, abaramya ibigirwamana, abo bose ntibazagera muri urwo rurembo. Muri iyo gakondo, ni gakondo yejejwe, ni gakondo nziza Imana yateguriye abayikunda. Kadusenga Imana, tugusengere. Nimba ukiri umunyabyaha, nimba utarakira Yesu umwami n'umukiza wawe, pfukama tugusengere kugira ngo Imana ikubabare ibyaha wakoze, hanyuma tuzahurire i Siyoni. Mana data wa twese, ndagushimiye kuko wabanye nanje mu mwanya navugaga iri jambo. Urerekeresha ibitangaza n'ibimenyetso. Ndasengera rwose Mana data uri mu ijuru, abantu bose bumvise iri jambo, kugira ngo haleluya 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 ryubake ubugingo bwabo, kandi ubugingo bwabo bwubakike rwose, bamenye yuko iwacu ari mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje kuzaza. Uzaza guhindura imibiri yacu. Reka dutumbire ijuru, reka twifuze kuzabana n'abera, reka twifuze kuzabana nawe, kandi uzadusohozeyo natwe. Mwami, ubuntu bwawe, imbabazi zawe zibe kuri twebwe. Abatarakumenya bakumenye, kandi wihanye ibyaha byiwe umubabarire rwose, kugira ngo azagere mu ijuru amahoro. Ndagushimiye yuko byumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu mu ijuru. Amen.